Niba umaze gusoza senior 6 ushobora kuwutekereza kuri university gusa, ariko hari n'ikindi ugomba gutangira gutekereza hakiri kare aka kanya ndetse, Mifotra account. Muri iyi video ndakwereka uko wafungura account, uko wuzuza profile yawe ndetse n'uko ikoreshwa mu gusaba imyanya y'akazi itangazwa online. Noneho nta kindi bisaba, subscribe niba uri musha, ubundi twikomereza hano no kuri Future Scholars nk'ibisanzwe. Sasa nkuko muri kubibona rero kuri dashboard yanjye ni how to create a Mifotra account and apply for government jobs in Rwanda. Ku bantu batabizi, urubuga rwa Mifotra ni rwo rwonyine rusabirwaho akazi mu Rwanda, nyine ni rwo rubuga rw'abakozi. Ubwo twagiye sasa tugiye guhera kuri step ya mbere, sibyo? Ariko nyine urasabwa kubanza wankurikira kugira tugende gatano ku kandi. How to create a Mifotra account rero kugira ubone ubwa applyinga utuzi runaka. Impamvu yuko ushobora kuba usoje utazakomeza kaminuza, cyangwa se nawe ushobora kuba warasoje kera ariko nyine opening account bikaba byarakuvanze. Iki ni ikintu cy'ibanze kandi ugomba kumenya kandi ugomba kuzakurikiza. Iyi video iraba igice cya mbere, izagira n'igice cya kabiri. If you are looking for employment opportunities in Rwanda public service, having a Mifotra recruitment account is an important step. Nk'uko mubyumvishe rero, niba uri gushaka nyine amahirwe y'akazi mu Rwanda cyangwa se any public service, kugira urubuga rwa Mifotra nicyo cya mbere, ni nacyo kintu cy'ingenzi. Twagiye rero muri iyi video rero cyangwa se muri iyi guide turakwereka process zose ushobora gukurikizamo kugira ngo usetinge konte yawe. Twagiye icya mbere usura Mifotra account portal. Ndaza kubibereka nyuma, sibyo? Ariko nyine link ukoresha ni iyi, nayo muze kuyinsaba muri comment, ndaza kuyibaha kuko ni yanyu. Ni nyine ni recruitment mifotra.gov.rw, ibintu nk'ibyo. Sasa twagiye icya mbere rero, portal provide access to current job. Icyo ni icya mbere nyine. Iyi portal nyine iyo maze kwinjiramo ubasha kubona amajob advertisement, nyine utuzi twose amakampani yose hafi ya yose, cyane cyane nyine ashamikiye kuri leta n'adashamikiye kuri leta, niho acisha amajob advertisement. Icyo mwacyumvisha. And application registration and login system. Sasa twakomereje rero, icy'ingenzi ugomba kumenya, always make sure you are using the official Mifotra recruitment website before entering your national ID, email, phone number or password. Iki nicyo cya mbere ugomba kumenya rero mu gihe ugiye gusaba akazi akariko kose, usoje mu wa gatandatu cyangwa se wowe wasoje kera. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ugiye kwaka akazi, uko ugomba kumenya ko uri ku rubuga rwa Mifotra recruitment, kuko nyine niho abakozi bo mu Rwanda basabira akazi. Mbere yuko winjizamo kimwe muri ibi, indangamuntu yawe, email yawe, phone number cyangwa se password, icyo nicyo cy'ingenzi nanone ukwiye kumenya. Sasa reka twikuretingire Mifotra account. Twagiye ujya kuri ya link naguhaye hejuru iyi, sibyo? Warangiza wamara kuyigeramo ukajya kuri create account. Ndaza kubibereka, reka nze turebe. Yego, reka wenda mbiberekere hano. Uraza hano, si muri kubibona, ukaza ugashyiramo email. Ubwo nyine Mifotra nuko ibimeze. Wenda reka kangakuremo, gusa nyine nkuko muri kubibona ubu tunutuzi tuba turiho, ntago wabasha kwa applying udafite account, kandi nyine ni wabasha no kugira account utujuje ibisabwa. Ibyo byose nibyo ngiye kukwereka uko wakuzuza profile yawe nyine kugira ngo ibe inyamuga mbega. Twikomereze rero hano, uraza ukajya kuri register nkuko mwari mubibonye. Wamara kujya kuri register, nta kindi bagusaba reka nze ngume mbibereka, biraguma biba ari byiza cyane. Uraza kuri register ugashyiramo indangamuntu yawe, ugashyiramo email yawe ndetse na telefone yawe. Warangiza ugakanda hano kuri iyi next. Sasa iyo next umaze kuyikandaho, nkuko ubibona step ya kabiri nicyo bita email verification. Email verification rero ikiba kigiye gukurikiraho yuko ushyiramo email yawe, bagahita bakohereza link kuri iyo email ukajya kuyaccessinga kugira ngo ubashe gukomeza. Sasa twakomeje, ubwo nyine urabona ni iyi tugezeho. Sasa ugahita ujya kuri step ya nyuma ariyo bita
password settings, ubwo nyine no gusettinga password uraza winjiraho ukoresheje email na password. Noneho ikintu ugomba kumenya ni keep your email and phone number accessible because they are important for your account and future communication. Nyine ikintu ugomba kumenya yuko udagomba gukoresha email zitandukanye iyo wakoresheje nyine uri gufungura account na phone, ndetse bigomba kuba bihora nyine biri accessible nyine ku buryo wowe kubyinjiramo nyine bikorohera cyangwa se kuba ubikoresha, kuko nyine ni important for communication. Ikindi rero ugomba kumenya use your real personal information. Ugomba gukoresha information zawe za nyazo, atari uvuga ngo ni uguhimba kuba umuntu yitwa Niyonkuru Robert ukabona yashyizeho ngo Robert niyo, nyine ibintu byo gucurika nk'ibyo oya, aha ntago ari byiza. Ukoresha real personal information zawe nk'uko ziri ku indangamuntu, bigomba kuba bihura neza. Kandi ikindi, nta muntu wemerewe kugira mifotora account ebyiri, kubera ko account biri linked n'indangamuntu. Nk'uko uzi ko indangamuntu igira nyine ari imwe, ni nako utagira mifotora account ebyiri. Bivuze ngo n'ubundi iyo account yawe igize ikibazo ushobora kutwandikira tukagufasha nyine kubikemura twifashishije abandi babishinzwe, cyangwa se direct ukabahamagara. Reka twikomereze rero tugere ku cya kabiri, kuri note ya kabiri. Don't create an account using someone else's national ID, email address or telephone number. Ntugomba gukoresha izindi information z'abandi, ugomba gukoresha izawe n'ubundi. Icya mbere ni ugukoresha real personal information, icya kabiri ugakoresha ibikuranga byawe, atari ibya mama wawe, atari iby'abavandimwe wati. Ikindi ugakuretinga password byoroshye kuzibuka, ariko nanone itoroshye nyine kuba umuntu yayihimba, sibyo, kuko iyi aba ari account yawe. Ikindi ni ukaverifyinga rero email. Rero after providing your basic information, urakomeza kuri email verification. Ubwo twaba tugiye create account, then check your email inbox, nyine ugahita ureba verification message ukayijyamo. If you can not see it immediately, nyine iyo utabonye iyo email, ubwo nyine ndi kukubwira ibibazo bigenda binabaho uri gucreate account. Niba utabonye email vuba muri inbox ya email yawe, ushobora kujya muri spam, nyine ntabwo n'ubwoko aho email ijya, cyangwa se ukajya muri junk folders, aho ushobora gusangamo email, cyangwa se ugategereza confirm that you enter the correct email address, warangiza ukayishyiramo email yawe, then ukikomereza. Once your email rero, iyo email yawe umaze kuyiverifyinga, urakomeza kuri ya password setting nk'uko nari nakubwiye, ugasettinga password. Then ugiye gusettinga rero password yo kuri mifotora, keep your login information private. Icyo nicyo cya mbere, kumenya ko login zawe nyine ari izawe bwite, nta wundi muntu muba muzisangiye. Icya kabiri, ntabwo ugomba gutanga email na password byawe ku muntu uwo ari we wese, kereka muziranye cyangwa se ari uri kugufasha kubisettinga, kuko nyine aramutse afite login zawe cyangwa se email na password yawe winjiriraho, ni nk'aho aba agufite, ashobora no kujyaho nyine agakora ibyo yishakiye, kandi ibi ntabwo ari byo. Noneho if someone is helping you with application, you should still protect your login credentials, nk'uko nari mbabwiye n'ubundi. Ikindi rero, iyo umaze gusettinga ubwo ibyo byose mbabwiye, account ibirangiye, uhita ujya ku loginga. Iyo uloginzemo rero muri account yawe, ubwo bihita duhite tugera kuri iyi step, kuko njye mfite account, ntago nyine gucreatinga account ya kabiri byakemera, ariko ibyo nkubwiye byose nubikurikiza bizaba ari byiza. Sasa rero ubwo njye namaze gushiramo email yanjye, nimushake muyirebe. Namaze gushiramo email yanjye na password, uhita ukora login. Ubwo nuko biba biri kwiloginga, nyine biri kwiconnectinga, ugategerezaho gatoya. Mu gihe biri gutegereza, reka tube twikomereza nyine kugira twihute. Enter account rero credentials, ubwo credential no kuvuga ngo ni ya email na password wakoresheje. Sasa creating an account is not the same as completing your application profile. Kuba ucreating account ntago biba bivuze ko usoje gukora usoje nyine kuzuza profile. Ntago nyine uba waka-applyinga ku kazi runaka wabonyemo cyangwa se any job announcement, kubera ko usabwa kuzuza profile yawe. Iyi kuzuza rero profile ni ibintu byoroshye, ariko nanone bigoye, kuko hano hasabwa n'ubundi ibyanyabyo. Ikintu ukora, complete rero your application profile. Reka turebe niba nabashije kugeramo. Urabona njyewe namaze kugeramo, nk'uko uri kubona
kuri uru ruhande hari profile status rero ibi byose ni byo ugomba kuzuza. Murabona nanjye ibi byo maze kuzuzamo bihwanye na 89%. ubwo ibyo byose rero ni by'ibi n'ubundi ngiye kugusobanurira, nshaka ko tugendana n'ubundi. Ikintu cya mbere rero iyo umaze kugera mu Miftra specially identified as profile section, nizo ngiye kukwereka nyine section ziri mandatory ugomba kuzuza muri Miftra. Ikintu cya mbere ni higher education, icya kabiri ni indimi, icya gatatu ni reference. Ubwo higher education nyine ni amashuri wize cyangwa se yawe ya nyuma nyine, ubwo nyine amashuri yawe ya nyuma ntago waba uri mu wa gatandatu segonderi ngo uhite ushyiramo ko usoje A0, wapi. Ugomba gushyiramo rero ayawe ya nyuma wize, ugashyiramo indimi nibura ugerageza kuba wavuga zitandukanye, ugahita ushyiramo na reference. Nyine ni abantu nyine baba bakuzi, niko nabivuga mu magambo make, abantu baba bakuzi ariko nanone atari kuvuga ngo ni papa wawe mama wawe, kereka nanone bafite ikintu igikorwa runaka kizwi. Ikindi rero tuvuye kuri ibyo bitatu biri mandatory, duhita tugera kuri iki official portal instruct applicant to check their profile and fill all necessary information before applying. Noneho ikindi ugomba kumenya yuko profile yawe utagomba kuyisiga iri incomplete cyangwa se ituzuye, sibyo. Ubwo nkuko nababwiye rero uraza ugashyiraho education information, warangiza ugashyiramo nyine muri education information ushyiramo academic information neza. Noneho depending your education level and what your system request, provide relevant qualification and education details. Ubwo muri education details ni ushobora gushyiramo ama diplome, ni ushobora gushyira ama transcript cyangwa se amabirete n'ibindi. Urugero wenda ushobora gushyiramo ikigo wizeho, ubwo ni muri education nyine background, ugashyiramo qualification cyangwa se ubushobozi n'ubundi wikarifiyemo n'ubundi mu isomo runaka. Noneho ugashyiramo icyo wize, field of study, ugashyiramo level of education, ni ukuvuga ngo ni mu wa gatandatu ni AD usoje AD, ufite A1 ufite what. Noneho ubwo iyo niyo level of education, ugashyiramo date or other academic information requested by the system important. Noneho only qualification that you actually have, ugomba gushyiramo qualification ufite, ntugashyiremo ibitari byo cyangwa se ibitari byo. Urugero if a job require bachelor's degree, niba akazi nyine ugiye kwa applyingaho gasaba nyine kuba uri mu bachelor degree, sibyo, ariko ukaba utayifite nyine, ukaba utari umu bachelor, don't select or claim that qualification, ni wa applying kwako kazi kuko ntabirimo. Noneho twigereye ku kindi gikurikiyeho ari cyo bita language information. Language information rero nkuko nababwiye ntago ndabitindaho cyane, ni indimi uraza ukazuzuzamo. Noneho na reference ndakeka ko nabivuzeho. Reka twigereze ku cya 10 rero, keep your profile updated. Ni ukuvuga ngo gutuma profile yawe iba updated, banza usome kano kantu ya Miftra account should not be treated as something you create once and never touch again. Nago Miftra yawe account yari ikintu nyine ucreatinga ngo nurangiza uhite ugitererana, oya, ahubwo whenever your situation changes, ibihe byawe bihindutse nyine, kuko urumva niba warashizemo urugero mu ndimi ugashyiramo ikinyarwanda n'icyongereza, nyuma y'amezi 5 ushobora kuba warize igifaransa nyine nka short course, ugahita umenya ko n'urwo rurimi rwiyongeye kuri language ufite, uhita ujya ku updatinga Miftra ugashyiramo. Ibyo byose nibyongera amahirwe yo kubona akazi no kukapplyinga kugira ngo ukabone, ndetse profile yawe nyine uhora uya-updating uko nyine ubonye akantu gashya mu burezi, then ukumva nyine ko ukiyunguye uhita ugashyiraho. Noneho urugero nkuko nawe mbabwiye, new academic qualification ushobora kuba warashyizemo ari gusoje mu wa gatandatu, ariko noneho ukaba usoje nibura icyiciro cya mbere cya kaminuza, icyo nacyo uhita ugishyiramo. Ikindi ni new professional qualification, additional skills, bwa bumenyi runaka nyine bwiyongeyeho, experience yiyongereho. Ibyo byose ugomba kubyongeramo, ntago ucreating account ngo uhita ubireka nyine nk'ibindi uko bisanzwe. Noneho ikindi cya nyuma nyine nyeka ari nacyo cy'ingenzi, ntago ari cya nyuma ariko nacyo ni cy'ingenzi, ni find available job opportunities. After completing your profile, rero iyo usoje profile yawe kuyuzuza, utangira kujya kuri portal, noneho ugashaka available jobs. Available jobs rero reka nze turebe ahantu abari. Nk'uko uri kubibona hano, ushobora kuza kuri job
applications, hariho ama internship na ama advertisement. Rero advertisement niho ushobora kurebera utuzi duhari. Urugero nk'uyu munsi ku itariki uyu munsi ndakeka ari kuri 18 ushobora kuza ukareba hano kuri prosthetic orthotic, ntabwo nzi gusoma iyi sirenge rwose mumbabarire, njye niga IT, occupation therapy, ubwo nyine aho bashaka abasoje A0 ukaza mental health nurse, ibintu nk'ibyo nyine. Dore n'ubu hariho umwanya wa cashier nkubonye hano kuri Central University Hospital of Kigali. Nkuko muri kubibona nyine, ubwo aha niho kuri advertisement niho nyine ushobora kubonera utuzi twose. Sasa reka twikomereze, njyewe nabanje kubasobanura, twikomereze rero ubwaho niho urebera akazi. Ikindi gikurikiyeho ni read the job requirements carefully. Ubwo nyine iyo umaze kubona akazi nyine kari reserved kuri cyangwa se akazi uri kumva wakora, icyo uhita ureba ni ukubanza wasoma icyo gasaba neza. Before applying rero, mbere y'uko ukapplyingaho ubanza wareba, ubanza wasoma description yayo cyangwa se ubusobanuro bw'ako kazi, ukareba job profile ndetse n'ubumenyi bukenewe. Rero before proceeding with application, nyine mbere y'uko ukomeza application n'ubundi urabanza ukareba ese ni ikihe kigero, ni iyihe level ya education iri gusabwa, kuko ntago waba usoje mu wa gatandatu segonderi bashaka wenda basoje A0 cyangwa se hagati aho bize kaminuza, wowe ngo urimo ugomba kureba field of study, n'ubundi bashaka experience, bashaka professional qualification, required skills n'ibindi na deadline, ndetse ibyo byose ugomba kubanza wabireba. Nindangiza nze wenda nkwereke, reka urugero uze dukande hano kuri wenda reka nze nkande hahandi kuri cashier nabonye, cyangwa se reka nkanda aho mvuye kubona, n'ubundi ni ukureba. Nk'uko muri kubibona rero, ubwo nageze muri job nyine. Before applying nk'uko nayo mbabwiye, urabanza wareba exam to be conducted. Ibi byo tube tubiretse, ubwo n'ubundi murabizi akazi kose kaba kagomba kugira ibintu nibura bibiri by'ingenzi, ariyo interview. Urabanza ugakora psychometric test, niyo ibasha kukwinjiza muri ibi bizame bibiri byo kwandika na oral. Iyo psychometric rero yo uyikorera hano iyo wamaze kubona akazi kawe. Nk'uko muri kubibona rero, nk'uko nayo mbabwiye, nk'ubu description yayo urabanza ukaza ugasoma nka bino nyine. Ibi biba bitandukanye kuri buri kazi, warangiza ukareba qualification zikenewe. Urabona hano habakenewe nka bachelors, urumva nkanjye mba namaze kuvamo ibintu byose nyine ukabisoma ku kazi mbere y'uko ujya hano kuri do psychometric test. Sasa iyo umaze kuyitsinda, ibyo nabyo ntabwo tubigarukaho cyane, reka twikomereze ku byo twari turimo. Iyo umaze sasa kubona akazi ari akawe, nibwo ukanda apply now. Mwayibonye, ndakeka ko iyi video sinshaka kiba ndende, nubwo yabaye ndende kandi mwihangane, ahubwo mukomeze mwihangane, kuko nyine ndakeka ko iyi video iri useful kuri mwe. Reka turebe hano noneho what happen after applying. Iyo umaze ku applyinga bigenda ute? Ukanda submit, nyine urasubmitinga then ukarindira. N'ubundi ibintu byose ubibonera kuri email, niyo mpamvu ya email uba ugomba kureba niba ihoraho. Noneho check the deadline, vacancy may disappear or stop accepting application after its deadline. Ubwo buri kimwe ni ikintu uba ugomba kumenya. Sasa niba ukeneye ubufasha bwihuse, dore iyi niyo contact ya Mifotra. Ushobora guhamagara kuri iyi free tour cyangwa se ukabashakira kuri iyi nimero, aho bagomba kugufasha. Bashobora nyine bitewe nuko bari available, ariko niba ukeneye ubufasha buri quick, urugero nko gusettinga your accounting, future scholars, n'ubundi turahari kuri iyi nimero, uratwandikira. Reka mbe nyigumishijemo, uratwandikira, dushobora kugufasha, nako turagufasha account yawe ikaba yaba successful, ndetse kwigishije nuko washaka akazi ka mbere, nubwo batagufata ibya mbere wabimenye n'ibindi ubu bifite. Noneho reka nkusomere kano kanyuma rero, niyo important assistance with an application doesn't grant employment or selection. Kuba nyine wafashwa muri application cyangwa se ukapplyinga, ntago ari byo bituma nyine uvuga ngo ufite amahirwe yo kuba umukozi cyangwa se wo kuba wahitwamo, nyine kuba waba chosen. Applicant remain responsible for ensuring that the information is accurate and that they meet the requirement of the advertised position. Ahubwo icyo ugomba kumenya, yuko ugomba kumenya ko profile yawe yuzuye, kandi ko
buri kimwe kiri ku murongo. Njyewe ndi Nilo Bwimba, umwarimu wanyu n'ubundi kuri Future Scholars. Navuga byinshi, ariko niba ushaka amakuru, iyi link y'aka ka website urayisanga n'ubundi muri comment, ushaka kuzisura waza ukuraho amakuru menshi. Niba ushaka kwihugura ku bijyanye na ICT, murabona dufitemo ishuri ushobora kujoyininga, warangiza ndetse ukiyandikisha, twagufasha. Niba hari ikindi gitekerezo ufite n'ubundi ushaka gukora ibintu bijyanye n'ama website, ushaka kwiga uko wakora CV, usibye ko iyi video yo ndayibakorera ejo ya CV, ushaka ibintu bijyanye na graphic design, university and scholarship application assistant nk'uko n'ubundi dusanzwe, ibyo byose na career and tech consultation cyangwa se kubahugura, ibyo byose turabikora ndetse tukifashisha abahanga babizoberewe. Ahandi ho nakagaruka, turabakunda kandi umuryango mugari. Cheers.